Mbahaye ikaze. Ubu ngubu tugiye kuba twarebera hamwe inama eshanu abakire bagenderaho kugira ngo ubukire bwabo bugume bwiyongere cyangwa se bagumye babe abahegwe ba mbere ku isi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ngingo z'ingenzi cyane cyane abantu bose bifuza guhinduka cyangwa se guhindura ubuzima bwabo kugira ngo babashe kuba batera imbere, babe ababiliyoneri cyangwa se babe abakire badasanzwe. Bifuza guhinduka abakire vuba kandi mu buryo burambuye. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video. Benshi muri twe twifuza kuba ababiliyoneri kandi ubukire bwadufasha guhindura ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Ariko se ni izihe nama abakire ba mbere ku isi batanga ku bantu bifuza kugera ku bukire? Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo kugira ngo asange ubukire bwabonetse cyangwa se bwabaye. Ntabwo umuntu akora rimwe ubuce yabaye umukire, ahubwo hari inama eshanu z'abakire bashobora kuba baraduteguriye, nizo tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video kugira ngo nawe ubashe kuzumva nubasha kuzikurikiza zizabashe kuba zakugirira akamaro. Manzi mpaye abantu basha kuri iyi channel, niba ari ubwa mbere ugeze hano uri mushya, ukande subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Uyu munsi tugiye kuba kurebera hamwe inama eshanu z'ingenzi zatanzwe n'abakire bakomeye ku isi zishobora kugufasha guhinduka cyangwa se guhindura kuba umukire mu gihe gito. Reka dutangire ku nama ya mbere zatanzwe n'umukire. Ntucike kuri iyi video. Abakire ba mbere ku isi, inama ya mbere bakunda gutanga: mu byo ukora byose ngo gerageza ushiremo intege cyangwa se ushiremo intego. Nta kintu ushobora kugeraho na kimwe udafite intego runaka. Kwiha intego rero zisobanutse kandi zifatika, abakire benshi bavuga ko kugira ngo intego zihamye ari intambwe ya mbere yo kugera ku bukire. Ntuhagarare mu gihe inzozi zawe utarazigeraho cyangwa se intego yawe wihaye utarayigeraho. Ugomba gukora cyane, ukongera ugakora kugira ngo ubashe kugira ibyo ubasha kuvunikira, ubashe kuba wabigeraho. Ntugahagarare na gato ku nzozi gusa uvuge ngo ngiye mfite inzozi zo kuzaba umukire. Ntabwo uzaca mu gitondo uri kuvuga ngo wabaye umukire. Shyiramo intege zifatika, wubake gahunda yo kuzirikana za nzozi zawe cyangwa se za ntege zawe kugira ngo uzubakire kugira ngo uzabashe kugerwaho. Gerageza kuzikurikiza buri ntambwe ku yindi kugira ngo za gahunda zawe wihaye uzabashe kuzigeraho. Gerageza ukore buri munsi, urebe niba gahunda zawe wapanze niba ziri kugerageza gucamo. Inama ya gatatu yatanzwe n'abakire: menya gushora neza amafaranga ahabugenewe. Wikumva ko kanaka yakoze ibintu runaka nawe ko ushobora kubikora bigakunda. Amafaranga yawe ntukayabike gusa, ahubwo gerageza wige umushinga uko wayashora n'aho ugomba gushora mu mishinga itandukanye itanga inyungu. Abakire ba mbere bashora amafaranga mu bikorwa bitandukanye bifatika kandi bishobora kuba byaba byari inyungu za buri munsi cyangwa se inyungu za buri gihe. Tegura rero umushinga runaka ushobora kuba washora amafaranga ku buryo nawe nyine utagomba kugwa mu bihombo. Inama ya gatatu tugiye kuba twarebera hamwe: gerageza kwiga no kwagura ubumenyi. Buriya ubumenyi ni ikintu cyiza cyane, cyangwa se ni ikintu cy'ingenzi gishobora kuba cyakugeza ku bukire vuba wabashije kumenya ibyo ugiye kuba wajamo. Ubumenyi bwawe buri gihe abantu bakize ntibihanganira cyangwa se bahora bashaka kwiga, ntabwo bumva ko ubumenyi bwabo buhagije.
iyo babonye ikintu runaka bashaka kwiga bumva bagifitiye amatsiko menshi cyane ku buryo bashobora kuba bakwiga buri gihe. Niba ari umushinga babonye bagenda bakawutekereza bakawufatira igihe kugira ngo babashe kuwiga. Bahora biga ibintu bishya buri gihe kandi bakarushaho kunoza imikorere yabo, ibintu bituma bashobora gufata ibyemezo byiza ku bijyanye n'imari zabo kugira ngo batarushaho guhomba. Niba wenda tuvuge barashoye umushinga runaka ukaza guhomba, ntabwo bongera gushora cyangwa se bongera kuzamuka, ariko bamanje kwiga ku bintu bashobora kuba bakora. Bagiye ku nama ya 4 ishobora kuba yakugira akamaro uba bikurikije: kwihangana no kwemera inzozi zawe kuba zagera ku ntsinzi. Ni ibintu byiza cyane iyo ubonye intego zawe ziri kugerwaho, ukabona gahunda zawe uri kuzipanga nk'uko wazitekerezaga, ukabona inzozi zawe ziganisha ku bukire. Ntugire ngo ubukire bwawe bushobora kuba bwaboneka mu ijoro rimwe gusa. Bisaba kwihangana no gukora cyane no kudacika intege mu bihe bikomeye. Abakire benshi babonye intsinzi nyuma yo guhangana n'imbogamizi nyinshi baba bahura nazo. Niba ushobora kuzagira gutyo wahomba washoye bizinesi yawe, ukumva yuko ushobora kuba ucitse intege ko nta kindi ushobora gukora, menya yuko udashobora kuzaba umukire, nta hantu na hamwe ushobora kuba wahomba, ahubwo za ntege zawe zibyaza umusaruro. Niba uramutse ushaka ubukire, wongere uzamuke, wongere ukore kugira ngo nawe ubashe kuba wakwiteza imbere. Sinkubwiye ngo ushobora kwiteza imbere mu buryo bufatika, ariko ushobora kubibyaza umusaruro mu buryo nawe ushobora kwigira. Inama ya 5 rero ingiza itinzeho ishobora kuba yakugirira akamaro: kubaka imikorere yawe myiza n'abandi bantu. Bijyanye nta kintu wageraho uvuze ngo uzifasha wenyine paka ubigereho. Bisaba kuba ufite imbaraga n'umutima ukomeye kugira ngo wifashe, ariko byaba byiza wifashishije n'abandi bantu kugira ngo ejo n'ejo bundi bizakugirire akamaro. Gerageza kwifashisha abantu b'inyamibwa, ushakisha abantu b'icyitegererezo ushobora kuba wafatiraho urugero. Abantu bakize barabizi neza ko umubano mwiza n'abandi bantu bukomeye cyangwa se bafite ubumenyi butuma bahorana amahirwe yo kuba batera imbere. Bahorana imishinga mishya kugira ngo abo bantu bari kumwe babongereremo imbaraga. Weho rero wenyine ntabwo wakwigira inama cyangwa se weho wifashe cyangwa se wumve yuko ubushobozi bwawe buhagije, ko nta zindi nyunganizi zishobora kuba ufite, ko nta zindi mbogamizi zishobora kuba wahura nazo. Niba ufite umuntu ushobora kuba wagufasha mu mushinga runaka, mwiyegereze, we kumva yuko nta sapoti ukeneye ubufasha kugira ngo nawe ugire aho ugera. Rero ku musozo wenda ikintu nasozerezaho nk'inshuti zanjye zinkurikira, n'inama nabagira z'ingenzi. Izi nama zatangajwe n'abakire ba mbere ku isi, ibyo twagiye turifashisha. Ku bantu bifuza kuba abakire mu gihe gito, niba wifuza kugera ku nzozi zawe, tangira ushyire izi nama mu bikorwa ubu kandi wirinde gusubira inyuma. Niba wacikaga intege uri kuvuga ati ngiye kubivamo, aba ari cyo gihe cyo kugira ngo wongere utangire bundi bushya, wegure umutwe. Ntukibagirwe kwandika hano igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi, bishyira hasi muri comment kugira ngo hatazagira video nini gucika. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video nini gucika. Izi nama nuzikurikiza uzanshimira nyuma hari icyo wagezeho. Mbifurije amahirwe n'umugisha
mu bukire mugiye kuba mwahura nabwo mu gukurikiza izi nama. Reka duhure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Ndabakunda cyane, mugire amahoro y'Imana. Mwari muri kumwe n'Isura Geda.